Hello guys, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza. Turagarutse ni inshuti zanyu, famiye yanyu, umuryango wanyu mukunda cyangwa se dukundana twese. Nzungu and Nyasafari. Twagarutse tuzanye amakuru, tuzanye inkuru nziza. Cyane. Buri hari abantu uzi inkuru nziza kuntu izihembura abantu. Hari nk'ubu iyo ndi mvuye mu rugo ngiye nk'ahantu, iyo ngarutse nkagaruka ngasanga umudamu wanjye arantegereje afite inkuru ishushe, bizabishimisha. Ngo ngufitiye amakuru. Bamufitiye amakuru guki. Ni ukuri inshuro nyinshi nzanza ngasanga amfitiye amakuru sizi. Kandi noneho azantera amatsiko. Kandi kira kintu jewe agira amatsiko akamavuga ngo nguza amakuru ayaye ngitonde ngo rekanze ese kera nkamumurakana kaba uyareke nimwe n'abantu kuri nk'amatino no sinza kuyumva. Kandi nje nkamandangira mpuri yaha kamavuga ngo rasa kunde ubuso tsovuga abantu batazi kurasa kundego nguko natwe dutangi titwaye turasa kuntego. Twafitiye amakuru ashushe meza ashimishije afasha agiye kugufasha. Twafitiye amakuru ashushe kandi agiye kugufasha. Ariko taratangira muzukuri twanje kubashimira inshuti n'abavandimwe abadukurikirana ku manywa na nijoro. Abantu benshi mu message ni menshi ku buryo budasanzwe. Muratwandikira, muratuvugisha, mugira gute. None jewe hari n'abantu banyandikira ku ruhande. Kubera ko hari kuri description naranditse ngo ufite igitekerezo, inyunganizi, nashizeho nimero yanje hasi. None abantu kunyandikira kabisa kandi mukaza muvuga amagambo meza, muvukuntu mufashwa n'ibyo tuvuga, bibashimisha. Muzukuri muri abantu b'abagabo cyane. Ubu ngubu rero tuvugana tuvuye gusenga. Icyumweru cyiza. Babwirije gute? Babwirije nubesha. Hari abantu badukurikirana basengera iwacu, kandi muzukuri babwirije wicaye mu ntebe nakubonye ntiwigeze usohoka. Kugira akamaro ahuri. Ahubwo topic tuzoyivugaho. Tuzoyivugaho umunsi umwe. Umuntu akaba uw'umumaro abantu hari ahantu uri. Ese ufite uringira akamaro aho hantu. Tuzoyivuga iyo topic. Ariko uyu munsi twazanye iyindi topic. Iyo topic ni iyi. Ni topic y'urukundo. Urukundo rugoye abantu benshi. Hari indirimbo ivuga ngo nubwo wasenga cyane mu ndimi, ugasenga cyane ntacyo ubukora udafite urukundo. Indirimbo nziza ntayunze. Nubwo wasenga cyane mu ndimi, ugasenga cyane ntacyo ubukora udafite urukundo. Indirimbo nziza pe. Noneho hari abavuga ngo warira marama yande unapenda ridima aliyatuna. Iravuga ngo nubwo wavuga ngo rama. Abazuru bashatse gukoresha system ariko ni kwa kundi umuntu avuga mu ndimi. Nubwo bavuga ngo brabashetekere, izo ni garuruga zenda abanyarwanda cyangwa se abumva ururimi turi kuvuga bakoresha ngo rabasheteke, ukabona abantu bari kuzuzwa udafite urukundo. Ni zero. Tuwazaniye topic ya kataraboneka. Kandi mana uduha urukundo. Korano vuga ngo mana uduha urukundo.
Mana duha urukundo ariko sindi wawa kubera iki aya umva wawa nje umvaga wawa uri wawa kandi iyi topic twese iratureba twese dukeneye gukundana ariko tubazanye urukundo rutari urw'umugabo n'umugore oya yes no mu rugo hakeneye ko urukundo just kakunda mama Rogan kamukunda burya bazakunda kuvuga no mu rugo na iyo topic natso ivuga ese ko byose ari amatopic rubango bazavuga ngo mu rugo muri famille hagomba uyu nguyu agomba kuba inshuti mbere yuko haza kuba umugore nutaba inshuti no kuba umugore bizogorana ayo makuru yaze ndayazi ni inshuti yawe cyane icyo kintu abantu bacumva ako gatwenge se oya nuko impamvu mbivuze gutya nuko abantu nzi ko abantu benshi baza birengagiza kuba inshuti n'abagudamu babo cyane akagira just inshuti best friend ni wowe ese birashoboka ko nogira best friend mfite n'umugore mbese best friend ntabe wowe wowe ukaba umugore ariko mfite undi best friend birashoboka umukobwa nibyo ntibishoboka sibyo ntibishoboka kandi nange bango ntibyiza ngo si byiza ntibishoboka ntago bibaho ko umugabo agira best friend iyo topic irakomeye iyo tuzoyigarukaho ntago bishoboka ko njyewe nogira best friend w'umukobwa wewe ngura umugore uraga n'umugore wanje ariko ngo sinomubwira ngo amakuru yose mbese mfite umuntu nzambwira amakuru mfite umuntu nzambamagara tukamara amasaha abiri ariko wewe vuga icyo ushaka kuvuga niki kama nguko ibyo bintu si byiza ibishoboka nawe ukaba ngo ufite ngo best friend ngo ari umuhungu ngo inshuti yanje ga ariko ngo ibyo bintu ndagari ibyo nange bango tuzabyongera ko ntabibaho ntazugira tabzo ngira kubera nyarabiretse warabigiraga wagiraga best friend w'umuhungu yes why not igihe nyayinkira umukobwa yes ntarashaka nigendere ngaguma mu kiganiro wenyine amara umuhungu oya tuzaza tuvugisha ukuri nukuvuga ngo ufite hari best friend ufite nyaringiraga none se igihe twashakanye uwo best friend yarapfuye yapfuye sinyamwishe ninde wamwishe ariko nyishe iyo friendship nyarayikatiye ninde tibona mumenya muze mutaba nyuma y'ikiganiro harabaho gusobanurirana urasobanura ariko ibiganiro ni byiza mugenda tuza nkura amakuru urumva yeme icyo kintu kera ko numvishije nk'amasozi ngaho dusomere wagize best friend dusomere ibyanditswe rata ni joke rata nayigize ngo mukange ariko atari na best friend murabizi ko iyo abantu batarashaka hari igihe biza bibaho ko umuntu ahubwo agira ese babyita gute ahubwo boyfriend ushobora no kugira boyfriend ahubwo nka biruta ibyo bya best friend nanje nshobora kuba naragize girlfriend tarakora ubukwe aba ex bawe turabazi ariko ntawe turabazi uzi abantu babwirana ni benshi aba ex ni benshi ari kanisa wowe hano ni kanisa sinaho ko hari abantu bakoze subscribe 100 tutararenga aho ngaho hari umuntu tutarakora subscribe bisigaye bivugira ku gatuti gasoya umuntu udakora ariko ambwani ibintu bivugira ku gatuti ibi nivyo ni bitoshye ibi ni bitoshye cyane ako n'agatuti tuzokagarukaho agatuti turacakavuga tuzokavugaho kabisa n'uzukuri turaje ariko ntago
muzo kuri tuzaba tuje kuganira ntago ari ibintu nimugire ikibazo so iki kintu tuje kubabwira kirakomeye cyane kirakomeye rero twitonde ibyo tuvugira hano ibyo tuvugira hano ni kanisa ry'abantu n'abantu abashuti dufite gusa hari abantu batarakora subscribe hari abasubscribe nabonye bagiye kuri Cristiano banga kuzi iwacu turabazi ico kintu kandi none ndakora ifoto ndashira Cristiano Liganda zakara ngo Cristiano ngo yatwaye abasubscribe banje Cristiano yanyibza abasubscribe muragenda mwese umukoraho wowe uhaureba ikiganiro uziko wakoze subscribe kuri Cristiano utarakoze iwanje ugende witekerezeho uvuge ngo suko ukunkoze subscribe ku muntu ntazi nako umuntu utanzi muntu mutazo unavugana yewe sinzi ko muzovugana kandi je ndi umuntu nanje narayikoze kwa Cristiano ariko ndetekereza ko ndi mu bantu bakunda Cristiano kurusha abandi bake benshi nako wenda arabandi bandusha ariko nanje ubwanje Jesus so umuntu wese utarakoze subscribe nayikandeho ugihaureba ikiganiro please yikore kandi je bundi nzangenda mbabona abantu bayikora rwose turabashimiye ntago tuje kuvuga ngo ntimwayiko ko muranayikora benshi abenshi kandi Imana ibaho umugisha one day muzumva kabisa Imana izobagorora kandi tuzokora n'ibintu byinshi cyane wowe uzi kuri hano kuri chano yacu ndabizi ko hari ibintu Imana izokora zanditswe reka dusomere dufite imirongo tugiye kuvugaho ku rukundo kandi ntago ariyo tugiye gusobanura ntago twize Bibiliya ngo turasobanura ku rukundo just no kuganira just twasomye hano ijambo kumva riratunejeje riri muri Yohana ndasoma bizanditswe bigera nko muri 3 Yohana wa mbere ibice binumurongo wa 7 aho twasomye aravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana amen kazuba kagiye umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana katolika kwavuga ariko niyo ya mbere bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana cya kabiri iya kabiri tumanutse hepfo gatoya ku 8 aravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo numva n'amagambo abiri Imana ni urukundo umuntu udakunda ntazi Imana banze witekerezaho ese ufite umwanzi ese ugira urukundo ese uzi ko hari abantu badakunda azamareba akamageraho noneho akazareba akana kabandi gato rero nkarogene wanje akamarayika akana atwana dutoya gusa akana gatoya kama uje sinkunda abana kama wena ntanda bivuge gusa muri we akaza yanga abana akaza yanga bana kwanga umuntu bitewe nuko wenda uriya muntu azayirata uriya muntu agira iki ndafite akamanga nakana gato akabebe abana uruhinja abara akamarayika none ako kamarayika katavuga katagusubiza mutaziranye aho ntago akuzi wewe ntago nako ndikakuzi uramwangira iki hari abantu banga abana none ava kubanaga abakuru gabo numva nitegeko umuntu akabaho adakunda atagira urukundo muri we wewe udakunda menye ko Imana ari urukundo nimba udakunda nduzi Imana tuzobamenyera ku mirimo yabo kandi se ni gute wovuga ngo ukunda Imana udakunda ibyo Imana yaremye kubera njewe nduwo Imana yaremye iwe nuwo Imana yaremye
abana cyangwa mugenzi wawe ni Imana yaremye yego si ngombwa ngo umukunde ngo umuhobere ngo ugire gute ariko umuhamagare muze muvugana buri munsi kandi uziko ariko ntiyagire ikibazo hagati uza makuru twara abantu bazabanga azagira urukundo hashira igihe rugashira urukundo rwarashize ugasanga umuntu yagiraga urukundo yakundaga umuntu ariko ukamubona biragiye birashira ubwo rukundo si urw'Imana rwari rufite inyungu runaka hari inyungu mwari mutezeho kuri uwo muntu ugasanga umuntu arankunda ni inshuti yanjye hashira nk'imi wabona hari ikintu wenda ankeneyeho runaka kitakunze akamanyanga. Hari abantu bamwe bakunda abantu kubera inyungu reka tubivuge gutyo jewe hari umuntu nzi nukuri hari abantu nzi azagenda gusaba bakama banyanga wenda simze ngo baranyanga ariko akamanta gutareka tubyite mwari muturamo akamanta twari dusanzwe dusabana aba akantu gato akamaguta kandi wenda urugero ngo yarambwiye ngo yansabye ngo ibisirimba bamucurangira ibisirimba kabura uwo mwanya nabura uwo mwanya akama kwanga nje hari umugabo umwe kigendo ngiye kivuge hari umuntu umwe simvuze urusengero rwari rwo nzabereyemo ntabyo mvuze ariko icyo ngiye kuvuga uwo muntu habaye akantu kamwe yamarakara ko menya amakuru ko yarakaye ko nagize imodoka icyo gihe ndi mu Rwanda yamagirira nk'ishari kandi nije muntu ni umuntu uzubwiriza simvuze nimba ari pasiteri nimba ari umu evangeliste gusa azi kubwiriza ajya abwiriza yama ageze ndi gucuranga yamankura kuri sente naracuranze kandi icyo gihe ncuranga neza yaba ngo ukora curanga nabi ngo nta wundi simvuze uwo wundi ngo nazajeho kubera yangiri ishari ese mwumve narumiwe kandi ayo makuru nza kuyamenya ko narabiperereje mutagira ngo naraketse narabiperereje menya ko yatangaje ngo ariko mwana kurengagira imodoka ariko ubwo se ngo abantu nk'abariya ngo shatse hanze ngo azahaye avuga ayo magambo amara agiye kubwiriza yamankura kuri sente ariko reka mbabaza ndomirwa amataka yuri kuvuga njya mu kwego reka mbabaza kubera iki mutishimira ubutera imbere bw'ubundi umuntu ugasanga umuntu kubera iki wishimira ko umuntu akomeza agenda n'amaguru cyangwa agendera kuri moto jewe ubwo ngize imodoka ese wowe nuyigira ntibizodushimisha cyane naje nimba nyigize wayi bitagushimishije sigeze kubaho kandi biri seri waramusabye ride ndayikwima ko namenye ko hari n'umuntu yari agutwaye mu modoka atari jewe wagiye mu modoka yahishoge yicaramo agenda yirimo agenda havuga ayo magambo baramwumva nguri gashatse hanze ejo bundi ngo none ngo gushaka hanze ngo semana yaje gushaka hanze bivuze iki guys wewe se uri mu nzu wewe nturi hanze abantu bose bari hanze umva nkubwire abantu ntibagira urukundo bagira urukundo bareka amashari bareka amashari nutagaragaza urukundo nta egare kutagira imana tuzi imana iyo umuntu azi imana afite imana muri we aza akunda nagira urukundo rudasanzwe haba harimo urukundo muri we urukundo rudasanzwe kubera urukundo n'Imana dukundane iyo ni refe yandirimbo dukundane imana n'urukundo dukundane twagiye dukundane imana n'urukundo murabyumvishije hano urumva ariko nanone umutazi kuririmba sinzi ko bagira urukundo
n'ubundi umuntu useka uwundi oya ntaba afite urukundo. I was joking. ngo jokinga Kwari ku joking. oya ni ukuri Ariko ako karirimbo dukundane dukundane Imana n'urukundo dukundane 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 ririmba dukundane Imana n'urukundo dukundane ririmba soprano ndirimbe irinde dukundane soprano se si hejuru oya ririmba dukundane aho mbaye ndirimbira de dukundane dukundane Imana n'urukundo dukundane guys amashi mu yampezi guys rekera bebe sibyo takwanga takwanga kandi tubwira abatungo bakundana rata ndamukunda kandi nkunda iryo jwi ribigiwe aya ugira ijwi ryiza ahubwo gumana ijambo rya mbere umva nkubwira ugira ijwi ryiza ariko ijwi ryawe ntago riraba ryiza cyane ushobora kuba unaririmba nabi uri uyobora ijwi ryawe nabi uza urijana mu nzira itariyo ariko ijwi ryawe ni ryiza umuhogo wawe ni mwiza uvuga neza useka neza ureba neza ku mugani w'umudamu wa Kadogo ni inshuti yanjye nta kibazo bazamwita ngo ni seko nziza inshuti yanjye ndamusuhuje ariko si ryo zina ryiwe seko nziza niryo zina ryiwe nyine nyine niko bazamwita ariko niryo zina riri ku bipapuro bye niyo mpamvu amwituko ntabwo ari gushekereraga ntaje ko ndabona niko bazamwita nseko nziza nyine umva mvuze ngo bazamwita niko zagwa none se wende bazaguhamagara ndio zakwita Nyasafari ariko ntabwo bazibanyita nseko nziza yes ariko ko ndavuga guys reka dukomeze urukundo keraga nanjye kuva mu rukundo kandi oya guys mureke dukundane niyo tope dukundane nta kindi amakuru nayo twari tubazaniye nta nubwo dutinda kandi reka mbabwire ishukuri tidutinde reka mbabwire ishukuri jewe uko nteye vuga ishukuri jewe uko nteye sinyita kuri nakarankunda naka ntabwo nkunda jewe mwese mwaye mureba hano n'abataza abuzi n'abutazi nabo ntazi nabo nzi mwese ndabakunda nubwo tutavugana jewe ga timutekereza ko maybe bamwe ntaza mbavugisha urumva hari bamwe ntaza mvugisha hari abo utazuvugisha pe ndabyemeye ariko si kuvuga ngo ntago ngukunda ndagukunda simfite ikibazo hamwe nawe naje nuko kuba tutavugana suko kwanga kandi nawe kuba utamvugisha sinantekereza ko unyanga oya birashoboka guys birashoboka ko ushobora kuba ugirana urukundo n'umuntu ejo mu by'ukuri ejo ukimuka hakabaho ubundi buryo umuntu akabaho ubuzima bwahinduka ukabaho utavugana n'uwo muntu ariko ntube umwanzi ntumwange ntunyange guys nimuzanyange nk'abantu tuvuge bo mu Rwanda ukamusanga umuntu aranyanze ngo kubera ko takiba mu Rwanda ibyo se bihuriye ejo nawe uzimuka nibimuka nawe bazokwange se oya guys nimba ukunda umuntu urukundo rwawe ruhora mukundane nkuko Imana yabakunze urukundo Imana idukunda tirurangira ruhoraho ndabizi njewe hari abantu bamwe bazi bavuga ngo ariko kakagore kanyasi kanzungu kazi gaceceka wasanga katagira urukundo oya hari abazabivuga ndabizi nuko utazubimbwira ndabizi icyo cyo ndakizi ariko kubera ko waba uzikekaho oya kubera mu by'ukuri nje sinza cyangwa ntagubwira urwo rukundo sinza mvuga
ahubwo icyo kintu cyo kuvuga ngo sinza ariko kuba utavuga banza wumve ariko reka ngo banza untegere my friend dear my wife ubu hano ko turavugana bitari wife twagiye ku yindi topic my dear ese ndo wambaye impeta ndayambaye okay naje ndayambaye so abantu babaho mu by'ukuri batavugana n'abandi bibaho kandi mu by'ukuri ukabaho uvugana n'abandi kuba utavugana n'abantu se hari utavuga bivuze ko utazovuga hari abo uzuvugisha hari abo nzavugisha yes icyo nshatse gusobanura aho ngaho ni uko bishoboka ko ushobora kugira urukundo ariko utavugana n'uriya muntu kuba utamuvugisha cyane hari igihe utaribohoho hari igihe muba mutarabohokana ngo ube wamuvugisha cyangwa wabuze n'icyo uvugana nawe nta kintu urabona ntacyo ariko iyo kibonetse muravugana so birashoboka ko urukundo rwose rwabaho utavugana n'umuntu nawe uri kudukurikira ntugire ngo kuriya muntu ataza kuvugisha ngo arakwanga cyangwa se ngo yarakwanze oya hari reka urugero ka ntange nk'urugero hari nk'igihe biza n'ukuri igihe azashira ibyumweru birenga utavugana nandese n'abashuti banje benshi baruhosha hari igihe cy'umweru kizagikubita Frank ukuntu twabanye imyaka n'imyaka n'ibyatsi tukabana gutya ariko hari igihe hazashira ibyumweru yewe n'ukwezi kwaje kujya kugera tudafite gahunda y'amavuga butumwa n'ibiki ariko hakabaho tutavugana bibaho ariko tibivuze ngo umuntu ngo twashwanye cyangwa ngo turi inshuti bibaho ko tuvugana birashoboka ko njewe ntohamagara Frank birashoboka ko ndahamagara Ruhosha birashoboka ko ndahamagara Moise Musamani grand frère nawe ni inshuti yanje nawe n'umuntu twatuvugana hafi na hafi ariko birashoboka ko tutovugana kandi rwose turi inshuti ariko kubera bize abantu baba bize amasaha atandukanye nyine ubuzima buza buhinduka cyane n'ukuri birashoboka ndashaka kubwira abantu mwese icyo kintu kirashoboka ariko urukundo rurakenewe cyane mu mutima wawe abo mubana hari abantu mwegeranyaho hari igihe rwose nyine ubana n'umuntu ukabona ntumwerera imbuto ntago mubana ntago muba inshuti yiwe gerageza kuba inshuti yiwe umuntu muhorana mubana mwirirwana ugerageza kuba inshuti yiwe mukundane mugirane urukundo musabane cyangwa muzi ukuri ngerageza uko nshoboye kose umuntu twaganiriye akambwira icyifuzo ciwe nshoboye kugikemura ngikemura ariko icyo ndashoboye sinza ngikemura nimba hari umuntu uri hano tarakemurira ikibazo ciwe mu by'ukuri wenda ngishoboye nako azi ngo ndagishoboye simba ngishoboye niyo mpamvu ntaza ngikora ariko ngishoboye mba naragikoze kera cyararangiye guys twagiye gusenga nko twababwiye twicara ahantu tubareka tubaganiriza ariko murabona ko kera izuba ryagiye n'abantu ko baraca hano turi ku mihanda turi ku muhanda so umwanya watujanye urukundo ariko reka ngusomere ijambo rimwe urisobanura bokeye nabyo y'urukundo narikunze rivuga si rya jambo riri ndaribuze kabisa sinzanoye narisomye nta kibazo reka tubashimire kubera urukundo bafite first of all turabashimiye kubera ko mutwereka urukundo cyane turi kuvuga gutyo nuko just iyo topic twari tuje kubibabwira ntago turi kuvuga ngo mwebwe muzogenda mwigisha abandi bagira urukundo ariko mwebwe murakundana cyane so tugarutse twebwe kubabwira ngo turabashimiye kubera ko mwe mutwereka urukundo turakundana buri munsi mutwereka urukundo ama message ariko hari n'abandi nyine batagira urukundo muri mwebwe
hari abo nzi hari abo ubona tukakora ikiganiro kikagira views zingana gutya ariko wakora indi akamagenda nkiyanyombere sinzi ukuntu zavuga akamanyomboka akamanyomboka ukamona se agiye kubera ko atashigikiye abantu kubera ko atadushigikiye kubera ko ataza ngaguma arebe muza mugume murebe nanone kiba kibi nanone gatwaje kubaganiriza kandi ni mwanga tuguma tuze twiganirize kibazo high five tuza twege twiganirize kandi tuje hano tubipostinge hari abantu nzi batoreka kureba kino kiganiro wa mbere ni umuryango wawe of course umuryango yacu muza mudukurikirana turabizi mwende twobavugaho byinshi harimo abantu benshi hari n'abantu bo mu miryango shobora gushira amanota badukurikirana cyane ariko reka ndeke kubavangura so turagiye turabasezeye twari tuvuze ngo tuze tubakonjorere kuri ico kintu ariko tuzokomeza mu rugo turi mu rugo nibwo tuzisanzura tukavuga neza topic y'urukundo ariko guys mugire urukundo kandi uzi mubitwereka no muri za message mubyandike natwe urukundo kandi hari abantu tugomba kugira tugomba kubera iyo topic twavuze tuzoreba message zanyu hari abantu tuzereka urukundo mu bantu bazabandika message cyane hari uwo nabonye wanditse message ndaza kuyicekinga neza cyose sindamwandikira ntabwo bishoboka wewe umuntu wanyandikiye message hariho nimero yanje uzombwire tuzovugana so guys imana ibaha umugisha mureke tugire urukundo nanje kwereka urukundo nawe urunyereke na Nyasafari ugwereka abandi nawe urunyereke unyereke urukundo nanje ndukwereke apana wende apana rw'umugore n'umugabo uzungire urukundo just ungire best friend wawe ungire inshuti agera ngo ntago ari inshuti yanjye oya ko ndakubwira nyine ko ndakubwira nk'isomo kama masomo duhaye twigira abandi n'abandi cyane tugarutse ku ngo abantu bubatse cyane tiyagira umugabo uzozugira best friend utari umugore we mbese agire best friend tuzumvikana tuzumvikana kabisa so turi kumwe guys imana ibaho umugisha cyane turabakunda twagiye twatembere hano aho hano twagiye hari amazi utanone tuzogorigana turi mu mazi sinzi koga nzogesha sinzi koga mu mazi sinzi ahakandagira simpazi turaza kubereka aya mazi ndaza kuyafotora nze kuyabereka so hari icyo bavugira abakunzi bacu reka mbashimire cyane mwese mwaje kutureba kudushigikira no kuri turabashimiye cyane kuri Nzungu Official turabashimiye cyane kandi reka mvuge kuri tutararangiza reka mvuge ku comment nyabonye ko abantu batera comment ngo ubushize ngo nyarinza ngo umuntu unaniwe ego mba naniwe unanijwe niki kubera icyo bavuze bavuze ngo unaniwe ngese uko unaniwe ngo usa n'umuntu ngo unaniwe niki bavuze none reka mbabwire mpuriya jewe ga urangiza ikiganiro wamugenda seze bye aho aransize ngo rukundo mu by'ukuri mwavuze ngo nsa nk'umuntu unaniwe nsa nk'umuntu utwite reka mbatangarize ko igihe kenshi tuba tuhaye dukora amavideyo ari kubera tuvuye mu kazi amasaha n'amasaha twakoze tunaniwe n'ubundi
kenshi mba naniwe nyine. Ariko mu by'ukuri ibintu byo gutwitaga ni Imana izitanga. Nimba ndatwitega ni igihe cy'Imana kandi ni Imana ibizi. kandi reka ngaruke Aragarutse. kandi ukabona umuntu iyo message kandi nabonye hari abantu bamusubije uyu muntu gusa ngiyo message uje kuyandika ubigende gute Simbizi ariko mu by'ukuri nta kibazo tumuzongere kubyandika ibintu bitabareba. Nta kibazo mu by'ukuri ariko igihe cy'Imana kigeze ndumva ko nzabyakira. Nibiba n'amashimwe nibitaba ese ko nta mugabo ugira. Ndamufite. Uramufite? Ntawuzi. Ninde? None ko batangaye ko basa ngaho batangaye ngo aratwite ngo uratwite. Nimba utwite ni ikibazo. Oya n'amahoro. Umugabo se n'amahoro kandi nimba ntatwite naho n'amahoro. So iyo comment abantu ndimugaze muza muvuga ama comment ariko gaje ariko nawe wavuze rata nta kibazo rwose turakubabari. n'amahoro tubwira urukundo twera titugiye tukurakariye umuntu nanagukoretsereza ntimugaze muri bukacaga ya topic twavuze y'imbabazi muze mubabarirana turakubabariye ko wavuze ibintu bitakureba ariko turakubabariye just think nta kibazo twigirira. Sawaga nuko niyo message wari ubafitiye. Niyo message nyari mfitega jega nzavugisha ukuri niko kuri kwanje. Uzuvugisha ukuri niko kuri kwawe. So guys, Imana bamugisha turabakunda Nzungu and Nyasafari. Bye. Channel. Bye for now. Yes, bye for now zanyibagirwa. Cyangwa tuvuge ciao. Iyo ciao ganiyo nzi niyo mpamvu nzonja ngo ciao. Aha. Ciao. Ariko ntabwo baba ngo ciao. Tuza ni kimwe. Izo simbizi. Uyu gani umwe mwarimu wanje w'icyongereza. Icyo se ni cyongereza. Cyangwa ni Gishinwa. Bye for now. Oya iriya ciao. Nje ko ndavuga ko ari we mwarimu wanje w'icyongereza. Bye for now. Bye.